Showbiz News Rwanda. Yenda bashuje aho muri hose hagiye hatandukanye inzi ifasha abahanzi ya 155am nimwe mu zimaze gushyira itafari rikomeye mu muziki nyarwanda nibarizwamo Bruce Melodie ndetse ni nayo yagize uruhare mu ndirimbo zirimo iyakoranye na Shaggy yatumye izina rye rimenyekana muri Amerika. Nifasha Bruce Melodie gakuramo element nubwo ibye birimo urujiji cyakora saba gusa kuko yahozemo na Ross Kana ihoramo kandi Keniso ninzu yatangiwe na Coach Gael afatanijwe n'umuvandimwe we Kenny Mugaruresi. Ibyo kandi nibo bubatse inyubako benshi bamaze kumenya nka Kigali Universe ndetse bari mu bashoramari bari mu bimbere muri United Generation Basketball izwi nka UGB muri basketball mu Rwanda. Rero Kenny Mugarura asobanura byinshi ku ishoramari ryabo akiri umucyo ku bintu bitandukanye bimaze iminsi bivugwa muri 155am ku byo gusezera ko abahanzi ku by'ibikorwa bateganya gukora ku gutumira Chris Brown mu Rwanda ndetse kandi ku gusezera Element ndetse kandi na Bruce Melodie nawe bamuvuzeho. Nibazo rero yagiye abazwa ndetse nawe akagira uko yagiye abisubiza. Bamubajije ati bati 155am ubereye umuyobozi UGB na Kigali Universe hose ubamo nk'umwe mu bayobozi, gahunda y'ishingwa ry'ibyose yaje gute? Gahunda rero y'ishingwa ry'ibi muri 155am ni umuyobozi akaba ari na mpamvu tukunda kubona ari we wasinye ku mabaruwa agiye atandukanye. UGB rero yo iyobowe n'abantu benshi. Twebwe rero ubwo ni Kenny Mugarura bivugaga turi mu itsinda rishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa Kigali Universe yo nkuriye ibijyanye n'ibikorwa biberamo. No kuvuga ngo muri Kigali Universe kuri ibijyanye n'ibikorwa bibera muri Kigali Universe. Wabaza intego za 155am cyangwa se zabari abantu bakora bira bikorwa bigiye bitandukanye bamusubiza iki? Bo bavuga yuko ngo intego yabo yahoze ari ugusora u Rwanda, bakavuga ko bashyize u Rwanda ku rwego mpuzamahanga imwe muri societe zabo ikamenyekana hanze y'u Rwanda ndetse no mu Rwanda muri rusange. Aho rero yifuzaga ko buri muntu aho yaba aherereye hose ku isi wavuga uti iki gikorwa ndakizi, agatavuga ko iki gikorwa akizi mu Rwanda. Yaba muri 155am bifuza ko ibihangano by'abahanzi bishobora kurenga imbibi z'u Rwanda. Yaba UGB bifuza ko iserukira u Rwanda igatana ku Rwanda nyafrika haba n'igikombe cy'isi ikaba ishobora kugitwara. Kigali Universe rero nayo bavuga yuko bifuza ko yasohoka ikajya mu bindi bihugu cyangwa se ikaba iya mbere mu kwakira abanyarwanda baje mu Rwanda. Yongeye kubazwa ati mwari mumaze imyaka 3 mukorana n'abahanzi barimo Bruce Melodie, Keniso, Ross Kana ndetse n'abatunganya indirimbo barimo nka Element ubikumatanya no kurimba hamwe na Compressor. Iyo urebye ubona intego zanyu hari aho ziri kugana. Asubiza ati urebye ubona intego zacu hari aho ziri kugana. Urebye buri muhanzi wese wagiye uza hari intambwe yagiye atera itandukanye niyo yarari naho yarari n'intambwe yarataratera mbere yuko dukorana. Abanzi bo muri 155am abanyarwanda barabakunda ariko turacyaharanira kubafasha kumenyekana mu mahanga. Yaba Bruce Melodie nubwo yarasanzwe akorana n'abahanzi mpuzamahanga dutangira gukorana twongeyemo imbaraga. Element nawe twagerageje kumuhuza n'abatunganya indirimbo bakomeye ku rwego mpuzamahanga no kwagura ubuhanzi kugira ngo n'uyu muziki abanyarwanda bakunda n'abanyamahanga bagereho. Ikindi ni nako byari bimeze kuri Ross Kana ndetse no kuri Keniso. Gusa wenda bo hari intambwe yo gusohoka igihugu batari bagezeho ariko mu gihugu ubona ko hari aho bavuye bakagera. Twahereye ku bahanzi. Iyo mugiye guhitamo umuhanzi mugendera kuki? Umuhanzi rero twahisemo ni inama twakoze nge na Coach Gael na Medbeat. Inama twakoze ari yo gukorana na Bruce Melodie muri 2021. Melodie ni umuntu uzana imibare akakwereka ati dore ibitaramo nkora, dore YouTube yanjye nshobora kwinjiza amafaranga. Twafashe icyemezo cyo kumushoramo imari. Tuvuga ko Bruce Melodie ibyo agomba kudusaba byose tugomba kubikora maze tukareba aho bigana. Bruce Melodie yo biranga kuba umuhanzi ahubwo aba umufatanyabikorwa. Nyuma y'amezi 6 yari amaze kutwereka ko ibintu byose yamaze kubirenga. Bikurikije rero ko ibintu by'umuziki muri 2022 tutari abahanga, twaravuga ngo Bruce Melodie we wabyize wabisomye kandi wagishije inama abantu bo hanze, ariko mu Rwanda nta bumenyi buhambaye twari dufite. Icyo rero Bruce Melodie nicyo yazanagamo cyane ko yaramaze imyaka irenga 10 mu muziki nyarwanda. Yabaye umufatanyabikorwa muri ubwo buryo.
Bruce Melodie niwe wazanye Element, niwe wazanye Kinisol. Yaratubwiraga ati kugira ngo iki kintu tugikore neza nuko nkeneye Element hano, ati twakoranye ibintu byinshi nta mikoro ahari, habaye hari ubushobozi ntekereza ko twakora ibintu birenze, nuko rero Element yaje muri 155 am. Rero icyo gihe yakoraga muri Country Record ariko nta masezerano yanditse afite nkuko yari yabivuze, ndetse na Kinisol nta manager yari afite. Rero baramuzanye bize kurangira Element abafashije kuzana Ross Kana ndetse na Compressor. Ubwo urumva rero mu bimufatanya bikorwa yagiye agira uwo azana. Muri iyi minsi ibihari na amabaruwa asezera. Byagenze gute ngo Kinisol aseze? Ntabwo rero Kenny Mugarura ngo yavuga ko ari ikintu batigeze bumvikana. Kinisol amasezerano yose twayakoze nkuko yari yanditse no mu ibaruwa yacu, cyangwa se iye nta kintu twamwishyuza nawe ntacyo atwishyuza. Ariko urebye mu ishoramari ryakozwe navuga ko ari twashoye amafaranga menshi kurushayo Kinisol yashoye mu muziki we. Ikindi label irimo abahanzi benshi bimeze nk'umuryango w'abana benshi, aho buri wese aba yifuza kumera nk'undi. Ati mukuru wanjye bamuguriye inkweto nshya nanjye ndazishaka. Twari dutangiye kumera nkaho ari ibibazo byo mu muryango. Hari aho yavugaga ati nagiye mu gitaramo ariko siko Bruce Melodie yagiye. Nge rero iyo numvisha ikintu nk'ibyo like nkuko mbireba mu mibare, Jembi mpita mbifatira mu mibare. Uribwo ni Kenny Mugarura bivugaga ni umuhanzi umwe akora ibitaramo 10 mu mwaka akinjiza miliyoni zirenga 300. Wowe turabyumva urwego uzarujya ariko ntabwo urarugeraho. Rero ntabwo mwafatwa kimwe. Ibyo numva ko hari aho ari byo byakuriye uruntu kuri Kinisol, namwegereye bumva icyemezo cyaba cyiza ko bahita batandukana natwe. Ngewe rero ntabwo nabifashe nabi kuko ari uburenganzira bwe gusaba gufatwa ukashaka, ariko nanjye ntabwo numva ko umuntu yantegeka ibintu kandi mbona mu mibare bitazabasha kunguka. Kinisol ni umuntu w'imfura kandi naramubwiye nti ubufatanye bwacu ntabwo burangiriye hano. Ibi rero ni nako byagenze kuri Ross Kana. We bisa nkaho bitandukanyeho gato, bijya gusa ariko si bimwe. Tumusinyisha yari umuhanzi ushaka gukora ibintu byinshi kandi binini, yarasonze gukora cyane. Ross Kana rero twasinyishije n'ubu baratandukanye, bidaturutse ku kuba yarabaye cyamamare, kuko nkeka ko ari urwego rwa mikoro yagize ku giti cye bituma mbona arusha mikoro label. Urumva abahanzi benshi turicarana iyo tugiye gushyira indirimbo hanze, ariko we byageze ahantu biba ikibazo ku mafaranga ajya ku mashusho y'indirimbo ye cyangwa se kuyimenyekanisha. Ntabwo bikiri ibanga, byageze aho twapangaga ko wenda amashusho y'indirimbo agomba kujyaho 5 miliyoni, amajwi akaba 1.5 miliyoni n'igice, n'izindi 2 cyangwa se 5 zijyanye no kwimenyekanisha. Rero byageze aho we adusaba 15 miliyoni zijya ku mashusho y'indirimbo gusa. Ngiye ku bwanjye nabonaga ibintu turimo bitazaramba, kuko niba twarabaga twapanze 50 miliyoni, ntabwo zagombaga kugenda ku ndirimbo imwe cyangwa se 2. Suko ngiye rero nabibaraga twagombaga gukora indirimbo nyinshi kandi nziza, ku buryo mu mwaka abantu bari kubona ari umuntu wakwifashishwa mu bitaramo cyangwa se ahandi kubera gukora indirimbo nyinshi cyane. Nicyo rero twapfuye. Yashakaga ko amafaranga menshi agenda ku ndirimbo imwe, nge nkavuga nti ntabwo warimba indirimbo imwe amasaha 2. Tugeze ahantu rero abahanzi bateye imbere cyangwa se bateye imbere, nta muntu ugisohora indirimbo imwe. Kendrick Lamar ntagikiranze indirimbo imwe, ahubwo akora album. Nagerageje kubimusobanurira ariko ikiza cye nuko yari afite ubushobozi bwo kubyikorera. Icyo ntashimye ni uburyo yasezeye tutaganiriye, ariko Kinisol we twabanje kuganira. Ross Kana nyuma yo kumwandikiramo umusaba isobanuro nyuma y'isezera rye, mwongeye kwicarana muraganira. Ati ntabwo aratuvugisha. Ross Kana buriya ndamwemera igihe azaba yiteguye tuzaganira. Hari wa gatatu uri kuvugwa cyane cyane ni Element abajijwe nawe uko bimeze ku bijyanye n'ibya Element. Ikibazo cya Element ni kirekire cyane, nkuko nabigusobanura dufitanye amasezerano nk'utunganya indirimbo, ni nako twabisezeranye tujyana amasezerano. Icyo gihe yari afite indirimbo imwe gusa yitwa Kashi. Yaje kuba umuhanzi, mbona ni ibintu akunze na Coach Gael arabikunda, aravuga ati reka dukore indirimbo buriya Food de Toi yari yarakozwe na Element ariko ari iya Ross Kana, ariko birangira Coach Gael ayihayemo Element nk'impano, ati reka tunasinyishe Ross Kana.
yabaye indirimbo ya Element ijyamo n'amafaranga menshi ariko nta masezerano yari ahari ye nk'umuhanzi. Nyuma twaje gusinya ariko ntibyatwungukira, aza kudusaba ko tumushyigikira nk'umuhanzi ariko twe twamubwira ko bitakunda. Hajemo n'indirimbo yitwa Mirere tunishyura miliyoni 15. Indirimbo rero iheruka niyo yise Tombe, nayo yadusabye ubufasha ariko ntibyakunda, ahitamo kuyikorana, nuko rero byatangiye. Ikindi mu masezerano twagiranye harimo ukwishyira ukizana. Yabanje kutubwira ko aho yakoreraga atisanzuraga, atubwira ukuntu aho yakoreraga ari naho yabaga, atubwira ukuntu amafaranga yakirwaga agahabwa 1/2 akaba ari cyo aguramo amazi ndetse akishyura umuriro. Twebwe rero turamubwira tuti turashaka ko impano yawe ikura, turaguha studio irimo buri kimwe, natwe icyo tugukenewe no gukora. Twumvikanye ijanisha rya 60% twagombaga guhabwa, nagafata 40%. Ibyo birakorwa ariko mu myaka nk'ibiri n'igice ntabwo yigeze aduha amafaranga, ntayo twigeze tubona. Mfite nka 1.5 miliyoni iheruka kuduha mu ndirimbo zirenga 35 zirimo izagiye hanze n'izitarajya hanze. Akaba rero n'indirimbo ngo byitwa ko yakoreye muri Country Record yasoreje iwacu, ariko natwe twamubwira tuti niba uzirangirije hano tugomba kugira ikintu duhabwa. Byabaye birebire maze kumuvugisha n'itsinda ry'abanyamategeko hafi inshuro 2 ariko ntabwo ajya nsubiza. Njyewe nifuza ko haba ubwumvikane, nibaza ko uko twakoze amasezerano turi babiri ari nako byarangira turi babiri, tukabishyira hasi ku meza ndetse tukaganira. Nge ku ruhande rwanjye ndumva tutakongera amasezerano. Nigeze kumva ari n'abavuga ko adashaka kongera amasezerano, azarangira muri Mutarama mwaka uta. Ntabwo turi kumuzirika, studio yacu yaraduhenze, yadutwaye miliyoni zirenga 80. Kumva ko tumaze imyaka 2 nta kintu twinjiza twarahawe 1.5 miliyoni n'amafaranga make pe. Ari ibishoboka naze twumvikane dutandukane, ariko bidakuye ko ejo nshobora kuza nayindi mvugo kuko abantu barahinduka. Nshobora kugaruka mvuga ko nta wundi muhanzi ubaho mwiza nka Element. Nibidakunda ko Element yemera ko muganira bizagenda biti. Habaho kwitabaza amategeko. Iki ni igihugu cyiza cyorohereza abantu bashora imari. Buriya no mu mategeko habanza kumvikanisha abantu, abaye inzego nyinshi zibafasha. Dushobora kuba tutari guhuza kubera izindi mpamvu, ashobora kuba wenda afite indwara cyangwa ikindi kintu ahugiyeho, gusa ntabwo duheruka kuvugana n'amezi 3 atajya muri studio, kandi mu masezerano agomba gukora indirimbo 7 ku kwezi ndetse agakora amasaha 40 mu cyumweru. Hari abavuga ko rero ngo Element yaba arimo iri arebo 32 cyane rwose. Biri aho ngaho dutegereje igisubizo cye. Ashobora kuvuga ko ari make cyangwa se akavuga yuko ari menshi. Ariya niyo twebwe dutekereza ashobora kuba aturimo. Rero bababajwe nuko Element kuba barababajwe niba Element yarabishyuje indirimbo za Bruce Melodie. Avuga ati ntabwo indirimbo za Bruce Melodie twamwishyuje gusa, n'iza Ross Kana niko byagenze, ariko twe twabanzaga gukura amafaranga y'ijanisha ryacu. Nge ntabwo rero nababajwe nuko atwishyuza, ikibabaje nuko twe tumwishyuza we ntatwishyure. Ntabwo rero ngambire gusiga icyasha abahanzi bacu cyangwa se kubasigaye cyansha. Nshaka ko iki kiganiro kigera ku bantu bose, cyane cyane itsinda rigira inama abahanzi, cyane cyane nka Element, bamubwire ko kumvikana ari cyo kintu cyiza kigomba gushyirwa imbere kurusha uko byabihangana. Ntarebe igira umufana, abafana n'abahanzi, twe tugira amategeko, nibo bafana bacu. Turi Abanyarwanda rero, nibishaka kubihangana bizatuma tujya mu mategeko. Twe turifuza kuganira. Nyuma y'ibyose rero bafashe izihe ngamba? Buri byose rero yavuze ko hari amasomo bagiye bigiramo, kandi tuzagenda tubibona buhoro buhoro. Bagiye kureka gusinyisha abahanzi mu cyo bita 360 dollars, aho babafashaga nka rebo, ahubwo bagiye gutangira gukora icyitwa recording deal, aho bazajya bakorana n'abahanzi bakabatiza imbaraga muri byose, hanyuma bakagabana bagatandukana. Ibi bizatuma rero bafasha abahanzi benshi cyane. Numvishe rero n'abantu bavuga ngo ntabwo bakunda barapera, ariko siko bimeze. Iyi gahunda rero bashaka gutangira izatuma nabo bakorana ndetse tujye bajye no muri gakondo ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Bamaze iminsi babona Kigali Universe iberamo ibitaramo n'ibindi bikorwa bitandukanye. Banabonye Perezida Kagame yayisuye, rero baribaza ngo ati bisobanuye iki? Abanyamakuru barabaje ati ibingi bisobanuye iki kuri mwe? Ntabwo rero nabyita ubwoba, ariko ni ikintu kimeze nka cyo pe.
nubwo babuvanze n'ibyishimo utabasha gusobanura. Yasanze tudahari nari ndimo ariko nsohotse gato garutse nsanga ibintu byahindutse. Yaradusuye aradushimira aduha amasomo ateye ubwoba. Mwe hari ikintu mutazi, perezida rero yatureba ntatubona nk'abaturage ahubwo tubonamo nk'abana b'igihugu. Adusura yatubwiraga ibintu dukosora atuganiriza nkaho ari ibye, akatubwira ati ibi nibi bigomba kubikosora, ibi ngibi bimeze gutya. Ni ibintu umuntu aba yishimira kumubona yaje iwawe. Ibyo ntabwo tuba tubitekereza. Nge nibaza ko rero no mu rugendo rwa Bruce Melodie igihe asuzuzanya na perezida niwo munsi wamushimishije mu buzima, kandi nanjye niwo wanshimishije. Rero baramubaje bati mwavuze ko mushaka kujya ku ruhando mpuzamahanga, muri gukora iki kugira ngo ibyo ngibyo mubigereho? Bavuga ko bari kugura ibintu bitandukanye byose kabiraza kwaguka. Turashaka kwaguka bikarenga mu Rwanda. Buri muntu wese ugeze mu Rwanda w'umudiplomate aravuga ati iki gikorwa ni cyiza mukizani wacu. Rero twebwe tubasubiza tuti dufite ubumenyi ariko muzana amafaranga ubundi tubakoreye ibyo mwifuza. Rero babajijwe uko bakira igitamo cya Chameleone, avuga ko we yize muri Uganda mu mashuri yisumbuye. Chameleone akaba ari umuntu yakundaga. Rero bityo ko bishimiye igitamo cya Chameleone yakoreye mu Rwanda. Ku bijyanye no kuzana Chris Brown ndetse hadutse inkuru z'uko Gael yagiye muri Afurika y'Epfo kuganira n'abaheruka kumutumirayo, baheruka gutumira Chris Brown. Rero babajijweho gahunda igeze. Aravuga ati uriya ni umushinga munini. Chris Brown ntabwo ari umuhanzi usanzwe, ni umuhanzi munini ku isi yose ushobora no kuba ufite amafaranga yo kumuzana ariko ntazi. Ni umushinga turi gukora kandi uzasaba igihe kinini n'abafatanyabikorwa benshi. Turifuza gukorana na Visit Rwanda, turifuza gukorana na Rwanda, ndetse turashaka gukorana n'amahoteli atandukanye. Twari twagize akabazo gato arafungwa ariko byasubiye mu murongo. Niyo mpamvu mubona twatangiye urugendo rwo kureba ibikenerwa ngo atumirwe. Muzagenda mubona ibindi. Turashaka ko rero biba igitaramo cyiza kandi cyane. Mwihaye igihe cyo kumuzana, ubwo niko babashijwe. Ntabwo biri mu myaka 2 ariko nta nubwo biri mu mezi 6. Ariko umwaka utadushobora kubona Chris Brown i Kigali. Niwo murongo ngenderwaho twihaye. Bruce Melodie yakoranye na Shaggy, abo umuhanzi wa mbere ukoranye n'uyu muhanzi, ndetse banayishyiramo imbaraga mu kumenyekanisha indirimbo yakoranye na Shaggy. Ngayo nguko rero icyo ni ikiganiro bagiye bagirana n'abanyamakuru. Ni ikiganiro cy'aba ngaba bahagaraye 155 AM ndetse n'abanyamakuru. Yanakunda cyane twa Flores. Ukore subscribe na follow kugira tuzaciye ku munsi. Shout out. Showbiz niyo si Rwanda.